kumbe wanakizisha pfukama hasi Just bose abantu hangaha wowe amutinda banza muhuze umwuka wo kugira ngo umenyeshe ikintu kimwe mu karatasi umbwire urareka Anita cyangwa vuga ntabwo ariwe ndi kubwira urareka Anita cyangwa ntabwo ureka Anita uravuga ikintu kinzanye ahangaha nakaje nje kukurangiza ariko ndagira ngo mbwire ikintu kijya mu bwonko bwawe kandi ucyumve neza kuko ari amahirwe ya nyuma ngo hayi njye ntabwo nshaka gukora amaraso yawe ariko ndabona ari byo uri kunshoramo aka kanya ngiye kugenda mbwira umuryango wo kwa Anita ko nagushimuza mbwira Anita ko wapfuye byarangiye yiyakire yumve ko atagigufite ko nabonye uvuye mu buzima bwe ariko yankunda numvisha ari no gupfa utekereza ko azagukunda ngombwa azagukunda wese warapfuye none kubera ko ndi kumva uri kunzana ubucucu bwinshi watagewe aka kanya icyo kintu mutacyumva cy'ubwanye ndakwirangiriza kugushimuta ntabwo byananira ariko ndashaka kuguha ubuzima ugende wibereho nshaka mwici ntabwo nzamureka ntabwo amafaranga muzinga amukinga umuntu akubwiye kangahe wowe nta nubwo ukunda ubuzima bwawe ushaka kubona amaraso yawe tega amatwi tugukura amatwi wumve aka kanya umukungu uko ngiye kubigenza ngiye nkore ibikwe na Anita twigendere mu Bwongereza wowe ugerageze ndaguha udufaranga cyohere kuri yandi naguhaye wajya mu Bugande wajya kwiyahurira hehe ariko atari njye ukwishi unyumve kandi untege amatwi kuri iyi nshuro icyo kintu uri kucyumva ntabwo uri kucyumva ntabwo uri kumva uyu munsi wa none rero Rugema yatunguye abantu benshi cyane nanjye ndimo. Rugema twari tuzi yuko atazatinyuka kuvuga ngo agiye gusaba imbabazi, none uyu munsi wa none twabonye agenda kwa Nkubito, aragenda aricara neza, amaze kwicara aratangira avugana na Nkubito, bavugana igihe kitari gitoya, bamaze kuvugana igihe kitari gitoya barangije ikintu batangiye, wabonye yuko we na Nkubito yatangiye kwisobanura ku byerekeranye na Isimbi. Ibyo byose impamvu yisobanuraga ku byerekeranye na Isimbi byari ukugira ngo wenda batazamubaza ibintu byinshi cyane wenda byerekeranye no kuri Isimbi, ugasanga biramucanze. Kuba rero byamucanga ugasanga nyine wenda bari kumubaza amagambo menshi cyane, ese kuko baramubwiye ngo bazama amafaranga nawe yubahirize igihe rwose. Ariko ibyo byose impamvu twavuga ngo bazamuha amafaranga yubahiriza igihe cyose, impamvu ibyo ngibyo wenda byiraguru yabivugaga abibwira Nkubito no kugira ngo Nkubito atakomeza ari muri ibyo bitekerezo, yakomeza ari muri ibyo bitekerezo rero akazabona ibyo yaba yarumvikanye n'uyu nguyu Rugema birapfuye. Rero uyu munsi wa none nubwo wabibonye gutyo, wabonye yuko rwose uyu nguyu Rugema yase abwira Nkubito, aramubwira ati rero Nkubito mbabarira, ndashaka umuntu bita Iribagiza. Okay, Iribagiza bamuhamagaje, Iribagiza araza, arangije kuhagera, arangije atangira aganira na Rugema, Rugema atangira ikintu cyo kubwira Iribagiza, amubwira ati Iribagiza narakukoshereje, nakubwiye amagambo mabi, nakukoreye ibyaha bigiye bitandukanye, ariko nciye bugufi imbere yawe, ndakwinginze ngo umbabarire. Ayo ni amagambo uyu nguyu Rugema yese atangira kwisabira imbabazi kuri Iribagiza yamwumvishe, amaze kumwumva arangije aramubwira ngo ibyo byose n'ubu bivuze ngo kugira ngo tube twahagarika urubanza, ibyo byose n'ubu bivuze ngo urubanza ngo
ngo rureta ruhagarara oya, ahubwo ibyo byose ubu bivuze nyine kubera ari ibintu bikuri mu mutima, ariko urubanza tureke ubutabera bukore icyo bushaka, ariko amategeko rwose atangwe rwose. Ibyo byose nubwo wenda byabaye gutyo, nubwo wenda twavuga ngo byabaye, ariko wabonye yuko rwose Iribagiza yabibwiye Rugema, ariko Rugema ntabwo byamushimishije. Yemera agasabwa imbabazi, ibyo ngibyo nta kibazo, ariko kongeraho amagambo yo kuvuga ngo ati ngo niba uje gusaba imbabazi ngo ari kugira ngo uze wiyoberanya ngo tuzahagarike urubanza, ibyo byose rwose byibagirwe. Rugema ngiye nabonaga atari ibyo ngibyo we yashakaga kumva, ahubwo yashakaga kumva ijambo ryo vuga ngo ndakubabariye ngaho igendere. Rero Rugema kubwo atabyumvishije, umwana w'umukobwa akanga gusa nkaho wagira ngo amwimye imbabazi, ni ibintu bishobora kuba bigiye kongera guteza umwuka mubi hagati yabo. Ese wowe byitegereje unabirebye hafi, uri kubona koko Rugema araza kwisubira cyangwa? Uyu munsi wa none rero Rugema yatunguye abantu benshi cyane, nanjye ndimo. Rugema twari tuzi yuko atazatinyuka kuvuga ngo agiye gusaba imbabazi, none uyu munsi wa none twabonye agenda kwa Nkubito, aragenda aricara neza, amaze kwicara aratangira avugana na Nkubito, bavugana igihe kitari gitoya. Bamaze kuvugana igihe kitari gitoya, barangije ikintu batangiye, wabonye yuko we na Nkubito yatangiye kwisobanura ku byerekeranye na Isimbi. Ibyo byose impamvu yisobanuraga ku byerekeranye na Isimbi byari ukugira ngo wenda batazamubaza ibintu byinshi cyane wenda byerekeranye no kuri Isimbi, ugasanga biramucanze. Kuba rero byamucanga, ugasanga nyine wenda bari kumubaza amagambo menshi cyane, ese kuko baramubwiye ngo bazamuha amafaranga nawe yubahirize igihe rwose. Ariko ibyo byose impamvu twavuga ngo bazamuha amafaranga yubahiriza igihe cyose, impamvu ibyo ngibyo wenda byiraguru yabivugaga abibwira Nkubito no kugira ngo Nkubito atakomeza ari muri ibyo bitekerezo, yakomeza ari muri ibyo bitekerezo, rero akazabona ibyo yaba yarumvikanye n'uyu nguyu Rugema birapfuye. Rero uyu munsi wa none nubwo wabibonye gutyo, wabonye yuko rwose uyu nguyu Rugema yase abwira Nkubito, aramubwira ati rero Nkubito mbabarira, ndashaka umuntu bita Iribagiza. Okay, Iribagiza bamuhamagaje, Iribagiza araza, arangije kuhagera, arangije atangira aganira na Rugema, Rugema atangira ikintu cyo kubwira Iribagiza, amubwira ati Iribagiza narakukoshereje, nakubwiye amagambo mabi, nakukoreye ibyaha bigiye bitandukanye, ariko nciye bugufi imbere yawe, ndakwinginze ngo umbabarire. Ayo ni amagambo uyu nguyu Rugema yese atangira kwisabira imbabazi kuri Iribagiza. Iribagiza yamwumvishe, amaze kumwumva arangije aramubwira ngo ibyo byose n'ubu bivuze ngo kugira ngo tube twahagarika urubanza, ibyo byose n'ubu bivuze ngo urubanza ngo rureta ruhagarara oya, ahubwo ibyo byose ubu bivuze nyine kubera ari ibintu bikuri mu mutima, ariko urubanza tureke ubutabera bukore icyo bushaka, ariko amategeko rwose atangwe rwose. Ibyo byose nubwo wenda byabaye gutyo, nubwo wenda twavuga ngo byabaye, ariko wabonye yuko rwose Iribagiza yabibwiye Rugema, ariko Rugema ntabwo byamushimishije. Yemera agasabwa imbabazi, ibyo ngibyo nta kibazo, ariko kongeraho amagambo yo kuvuga ngo ati ngo niba uje gusaba imbabazi ngo ari kugira ngo uze wiyoberanya ngo tuzahagarike urubanza, ibyo byose rwose byibagirwe. Rugema ngiye nabonaga atari ibyo ngibyo we yashakaga kumva, ahubwo yashakaga kumva ijambo ryo vuga ngo ndakubabariye ngaho igendere. Rero Rugema kubwo atabyumvishije, umwana w'umukobwa akanga gusa nkaho wagira ngo amwimye imbabazi, ni ibintu bishobora kuba bigiye kongera guteza umwuka mubi hagati yabo. Ese wowe byitegereje unabirebye hafi, uri kubona koko Rugema araza kwisubira cyangwa? Uyu munsi wa none rero Rugema yatunguye abantu benshi cyane, nanjye ndimo.
Rugema twari tuzi yuko atazatinyuka kuvuga ngo agiye gusaba imbabazi, none uyu munsi wa none twabonye agenda kwa Nkubito, aragenda aricara neza neza, amaze kwicara aratangira avugana na Nkubito, bavugana igihe kitari gitoya, bamaze kuvugana igihe kitari gitoya, barangije ikintu batangiye, wabonye yuko we na Nkubito yatangiye kwisobanura ku byerekeranye na Isimbi. Ibyo byose impamvu yisobanuraga ku byerekeranye na Isimbi byari ukugira ngo wenda batazamubaza ibintu byinshi cyane wenda byerekeranye no kuri Isimbi, ugasanga biramucanze. Kuba rero byamucanga, ugasanga nyine wenda bari kumubaza amagambo menshi cyane, ese kuko baramubwiye ngo bazamuha amafaranga nawe yubahirize igihe rwose. Ariko ibyo byose impamvu twavuga ngo bazamuha amafaranga yubahiriza igihe cyose, impamvu ibyo ngibyo wenda byiraguru yabivugaga abibwira Nkubito, kugira ngo Nkubito adakomeza ari muri ibyo bitekerezo, yakomeza ari muri ibyo bitekerezo rero akazabona ibyo yaba yarumvikanye n'uyu nguyu Rugema, birapfuye. Rero uyu munsi wa none nubwo wabibonye gutyo, wabonye yuko rwose, wabonye yuko uyu nguyu Rugema yase abwira Nkubito, aramubwira ati rero Nkubito mbabarira, ndashaka umuntu bita Iribagiza. Iribagiza bamuhamagaje, Iribagiza araza, arangije kuhagera, arangije atangira aganira na Rugema, Rugema atangira ikintu cyo kubwira Iribagiza, amubwira ati Iribagiza, narakukoshereje, nakubwiye amagambo mabi, nakukoreye ibyaha bigiye bitandukanye, ariko nciye bugufi imbere yawe, ndakwinginze ngo umbabarire. Ayo ni amagambo uyu nguyu Rugema yese atangira kwisabira imbabazi kuri Iribagiza. Iribagiza yamwumvishe, amaze kumwumva arangije aramubwira ngo ibyo byose n'ubu bivuze ngo kugira ngo tube twahagarika urubanza, ibyo byose n'ubu bivuze ngo urubanza ngo leta ruhagarara, oya, ahubwo ibyo byose ubu bivuze nyine kubera ari ibintu bikuri mu mutima, ariko urubanza tureke ubutabera bukore icyo bushaka, ariko amategeko rwose atangwe rwose. Ibyo byose nubwo wenda byabaye gutyo, nubwo wenda twavuga ngo byabaye, ariko wabonye yuko rwose Iribagiza yabibwiye Rugema, ariko Rugema ntabwo byamushimishije. Yemera agasabwa imbabazi, ibyo ngibyo nta kibazo, ariko kongeraho amagambo yo kuvuga ngo ati ngo niba uje gusaba imbabazi ngo ari kugira ngo uze wiyoberanya ngo tuzahagarika urubanza, ibyo byose rwose byibagirwe. Rugema ngiye nabonaga atari ibyo ngibyo we yashakaga kumva, ahubwo yashakaga kumva ijambo ryo kuvuga ngo ndakubabariye ngaho igendere. Rero Rugema kubwo atabyumvishije, umwana w'umukobwa akanga gusa nkaho wagira ngo amwimye imbabazi, ni ibintu bishobora kuba bigiye kongera guteza umwuka mubi hagati yabo. Ese wowe byitegereje unabirebye hafi, uri kubona koko Rugema araza kwisubira cyangwa? Uyu munsi wa none rero Rugema yatunguye abantu benshi cyane, nanjye ndimo. Rugema twari tuzi yuko atazatinyuka kuvuga ngo agiye gusaba imbabazi, none uyu munsi wa none twabonye agenda kwa Nkubito, aragenda aricara neza neza, amaze kwicara aratangira avugana na Nkubito, bavugana igihe kitari gitoya, bamaze kuvugana igihe kitari gitoya, barangije ikintu batangiye, wabonye yuko we na Nkubito yatangiye kwisobanura ku byerekeranye na Isimbi. Ibyo byose impamvu yisobanuraga ku byerekeranye na Isimbi byari ukugira ngo wenda batazamubaza ibintu byinshi cyane wenda byerekeranye no kuri Isimbi, ugasanga biramucanze. Kuba rero byamucanga, ugasanga nyine wenda bari kumubaza amagambo menshi cyane, ese kuko baramubwiye ngo bazamuha amafaranga nawe yubahirize igihe rwose. Ariko ibyo byose impamvu twavuga ngo bazamuha amafaranga yubahiriza igihe cyose, impamvu ibyo ngibyo wenda byiraguru yabivugaga abibwira Nkubito, kugira ngo Nkubito adakomeza ari muri ibyo bitekerezo, yakomeza ari muri ibyo bitekerezo rero akazabona ibyo yaba yarumvikanye n'uyu nguyu Rugema, birapfuye. Rero uyu munsi wa none nubwo wabibonye gutyo, wabonye yuko rwose, wabonye yuko uyu nguyu Rugema yase abwira Nkubito,
aramubwira ati rero nkubito mbabarira ndashaka umuntu bita Iribagiza. Okay, Iribagiza bamuhamagaje, Iribagiza araza, arangije kuhagera, arangije atangira aganira na Rugema. Atangiye aganira na Rugema, Rugema atangira ikintu cyo kubwira Iribagiza, amubwira ati Iribagiza narakukoshereje, nakubwiye amagambo mabi, nakukoreye ibyaha bigiye bitandukanye, ariko nciye bugufi imbere yawe, ndakwinginze ngo umbabarire. Ayo ni amagambo uyu nguyu Rugema yahise atangira kwisabira imbabazi kuri Iribagiza. Iribagiza yamwumvishe, amaze kumwumva arangije aramubwira ngo ibyo byose n'ubu bivuze ngo kugira ngo tube twahagarika urubanza, ibyo byose n'ubu bivuze ngo urubanza ngo rureta ruhagarara, oya, ahubwo ibyo byose ubu bivuze nyine kubera ari ibintu bikuri mu mutima, ariko urubanza tureke ubutabera bukore icyo bushaka, ariko amategeko rwose atangwe rwose. Ibyo byose nubwo wenda byabaye gutyo, nubwo wenda twavuga ngo byabaye, ariko wabonye yuko rwose Iribagiza yabibwiye Rugema, ariko Rugema ntabwo byamushimishije. Yemera agasabwa imbabazi, ibyo ngibyo nta kibazo, ariko kongeraho amagambo yo kuvuga ngo ati ngo niba uje gusaba imbabazi ngo ari kugira ngo uze wiyoberanya ngo tuzahagarika urubanza, ibyo byose rwose byibagirwe. Rugema ngiye nabonaga atari ibyo ngibyo we yashakaga kumva, ahubwo yashakaga kumva ijambo ryo kuvuga ngo ndakubabariye ngaho igendere. Rero Rugema kubwo atabyumvishije, umwana w'umukobwa akanga gusa nkaho wagira ngo amwimye imbabazi, ni ibintu bishobora kuba bigiye kongera guteza umwuka mubi hagati yabo. Ese wowe byitegereje unabirebye hafi uri kubona koko Rugema araza kwisubira cyangwa? Uyu munsi wa none rero Rugema yatunguye abantu benshi cyane, nanjye ndimo. Rugema twari tuzi yuko atazatinyuka kuvuga ngo agiye gusaba imbabazi, none uyu munsi wa none twabonye agenda kwa Nkubito, aragenda aricara neza neza, amaze kwicara aratangira avugana na Nkubito, bavugana igihe kitari gitoya, bamaze kuvugana igihe kitari gitoya, barangije ikintu batangiye, wabonye yuko we na Nkubito yatangiye kwisobanura ku byerekeranye na Isimbi. Ibyo byose impamvu yisobanuraga ku byerekeranye na Isimbi byari ukugira ngo wenda batazamubaza ibintu byinshi cyane wenda byerekeranye no kuri Isimbi, ugasanga biramucanze. Kuba rero byamucanga, ugasanga nyine wenda bari kumubaza amagambo menshi cyane, ese kuko baramubwiye ngo bazamuha amafaranga nawe yubahirize igihe rwose. Ariko ibyo byose impamvu twavuga ngo bazamuha amafaranga yubahiriza igihe cyose, impamvu ibyo ngibyo wenda byiraguru yabivugaga abibwira Nkubito no kugira ngo Nkubito atakomeza ari muri ibyo bitekerezo, yakomeza ari muri ibyo bitekerezo, rero akazabona ibyo yaba yarumvikanye n'uyu nguyu Rugema birapfuye. Rero uyu munsi wa none nubwo wabibonye gutyo, wabonye yuko rwose, wabonye yuko uyu nguyu Rugema yase abwira Nkubito, aramubwira ati rero Nkubito mbabarira ndashaka umuntu bita Iribagiza. Okay, Iribagiza bamuhamagaje, Iribagiza araza, arangije kuhagera, arangije atangira aganira na Rugema. Atangiye aganira na Rugema, Rugema atangira ikintu cyo kubwira Iribagiza, amubwira ati Iribagiza narakukoshereje, nakubwiye amagambo mabi, nakukoreye ibyaha bigiye bitandukanye, ariko nciye bugufi imbere yawe, ndakwinginze ngo umbabarire. Ayo ni amagambo uyu nguyu Rugema yahise atangira kwisabira imbabazi kuri Iribagiza. Iribagiza yamwumvishe, amaze kumwumva arangije aramubwira ngo ibyo byose n'ubu bivuze ngo kugira ngo tube twahagarika urubanza, ibyo byose n'ubu bivuze ngo urubanza ngo rureta ruhagarara, oya, ahubwo ibyo byose ubu bivuze nyine kubera ari ibintu bikuri mu mutima, ariko urubanza tureke ubutabera bukore icyo bushaka, ariko amategeko rwose atangwe rwose. Ibyo byose nubwo wenda byabaye gutyo, nubwo wenda twavuga ngo byabaye, ariko wabonye yuko rwose Iribagiza yabibwiye Rugema, ariko Rugema ntabwo byamushimishije. Yemera agasabwa imbabazi, ibyo ngibyo nta kibazo, ariko kongeraho amagambo yo kuvuga ngo
ati ngo niba uje gusaba imbabazi ngo ari kugira ngo uze wiyoberanya ngo tuzahagarike urubanza, ibyo byose rwose byibagirwe. Rugema ngiye nabonaga atari ibyo ngibyo we yashakaga kumva, ahubwo yashakaga kumva ijambo ryo vuga ngo ndakubabariye ngaho igendere. Rero Rugema kubwo atabyumvishije umwana w'umukobwa akanga gusa nkaho wagira ngo amwimye imbabazi, ni ibintu bishobora kuba bigiye kongera guteza umwuka mubi hagati yabo. Ese wowe byitegereje unabirebye hafi uri kubona koko Rugema araza kwisubira cyangwa? Uyu munsi wa none rero Rugema yatunguye abantu benshi cyane, nanjye ndimo. Rugema twari tuzi yuko atazatinyuka kuvuga ngo agiye gusaba imbabazi, none uyu munsi wa none twabonye agenda kwa Nkubito, aragenda aricara neza neza, amaze kwicara aratangira avugana na Nkubito, bavugana igihe kitari gitoya. Bamaze kuvugana igihe kitari gitoya, barangije ikintu batangiye, wabonye yuko we na Nkubito yatangiye kwisobanura ku byerekeranye na Isimbi. Ibyo byose impamvu yisobanuraga ku byerekeranye na Isimbi byari ukugira ngo wenda batazamubaza ibintu byinshi cyane wenda byerekeranye no kuri Isimbi, ugasanga biramucanze. Kuba rero byamucanga, ugasanga nyine wenda bari kumubaza amagambo menshi cyane, ese kuko baramubwiye ngo bazamuha amafaranga nawe yubahirize igihe rwose. Ariko ibyo byose impamvu twavuga ngo bazamuha amafaranga yubahiriza igihe cyose, impamvu ibyo ngibyo wenda byiraguru yabivugaga abibwira Nkubito no kugira ngo Nkubito atakomeza ari muri ibyo bitekerezo, yakomeza ari muri ibyo bitekerezo rero akazabona ibyo yaba yarumvikanye n'uyu nguyu Rugema birapfuye. Rero uyu munsi wa none nubwo wabibonye gutyo, wabonye yuko rwose uyu nguyu Rugema yase abwira Nkubito, aramubwira ati rero Nkubito mbabarira, ndashaka umuntu bita Iribagiza. Okay, Iribagiza bamuhamagaje, Iribagiza araza, arangije kuhagera, arangije atangira aganira na Rugema, Rugema atangira ikintu cyo kubwira Iribagiza, amubwira ati Iribagiza narakukoshereje, nakubwiye amagambo mabi, nakukoreye ibyaha bigiye bitandukanye, ariko nciye bugufi imbere yawe, ndakwinginze ngo umbabarire. Ayo ni amagambo uyu nguyu Rugema yese atangira kwisabira imbabazi kuri Iribagiza. Iribagiza yamwumvishe, amaze kumwumva arangije aramubwira ngo ibyo byose n'ubu bivuze ngo kugira ngo tube twahagarika urubanza, ibyo byose n'ubu bivuze ngo urubanza ngo leta ruhagarara, oya, ahubwo ibyo byose ubu bivuze nyine kubera ari ibintu bikuri mu mutima, ariko urubanza tureke ubutabera bukore icyo bushaka, ariko amategeko rwose atangwe rwose. Ibyo byose nubwo wenda byabaye gutyo, nubwo wenda twavuga ngo byabaye, ariko wabonye yuko rwose Iribagiza yabibwiye Rugema, ariko Rugema ntabwo byamushimishije. Yemera agasabwa imbabazi, ibyo ngibyo nta kibazo, ariko kongeraho amagambo yo kuvuga ngo ati ngo niba uje gusaba imbabazi ngo ari kugira ngo uze wiyoberanya ngo tuzahagarike urubanza, ibyo byose rwose byibagirwe. Rugema ngiye nabonaga atari ibyo ngibyo we yashakaga kumva, ahubwo yashakaga kumva ijambo ryo vuga ngo ndakubabariye ngaho igendere. Rero Rugema kubwo atabyumvishije umwana w'umukobwa akanga gusa nkaho wagira ngo amwimye imbabazi, ni ibintu bishobora kuba bigiye kongera guteza umwuka mubi hagati yabo. Ese wowe byitegereje unabirebye hafi uri kubona koko Rugema araza kwisubira cyangwa? Uyu munsi wa none rero Rugema yatunguye abantu benshi cyane, nanjye ndimo. Rugema twari tuzi yuko atazatinyuka kuvuga ngo agiye gusaba imbabazi, none uyu munsi wa none twabonye agenda kwa Nkubito, aragenda aricara neza neza, amaze kwicara aratangira avugana na Nkubito, bavugana igihe kitari gitoya. Bamaze kuvugana igihe kitari gitoya, barangije ikintu batangiye, wabonye yuko we na Nkubito
yatangiye kwisobanura ku byerekeranye na Isimbi. Ibyo byose impamvu yisobanuraga ku byerekeranye na Isimbi byari ukugira ngo wenda batazamubaza ibintu byinshi cyane wenda byerekeranye no kuri Isimbi, ugasanga biramucanze. Kuba rero byamucanga, ugasanga nyine wenda bari kumubaza amagambo menshi cyane, ese kuko baramubwiye ngo bazamuha amafaranga nawe yubahirize igihe rwose. Ariko ibyo byose impamvu twavuga ngo bazamuha amafaranga yubahiriza igihe cyose, impamvu ibyo ngibyo wenda Byiraguru yabivugaga abibwira Nkubito no kugira ngo Nkubito atakomeza ari muri ibyo bitekerezo, yakomeza ari muri ibyo bitekerezo rero akazabona ibyo yaba yarumvikanye n'uyu nguyu Rugema, birapfuye. Rero uyu munsi wa none nubwo wabibonye gutyo, wabonye yuko uyu nguyu Rugema yase abwira Nkubito, aramubwira ati rero Nkubito mbabarira, ndashaka umuntu bita Iribagiza. Iribagiza bamuhamagaje, Iribagiza araza, arangije kuhagera, arangije atangira aganira na Rugema. Rugema atangira ikintu cyo kubwira Iribagiza, amubwira ati Iribagiza, narakukoshereje, nakubwiye amagambo mabi, nakukoreye ibyaha bigiye bitandukanye, ariko nciye bugufi imbere yawe, ndakwinginze ngo umbabarire. Ayo ni amagambo uyu nguyu Rugema yahise atangira kwisabira imbabazi kuri Iribagiza. Iribagiza yamwumvishe, amaze kumwumva arangije aramubwira ngo ibyo byose n'ubu bivuze ngo kugira ngo tube twahagarika urubanza, ibyo byose n'ubu bivuze ngo urubanza ngo rureta ruhagarara, oya, ahubwo ibyo byose ubu bivuze nyine kubera ari ibintu bikuri mu mutima, ariko urubanza tureke ubutabera bukore icyo bushaka, ariko amategeko rwose atangwe rwose. Ibyo byose nubwo wenda byabaye gutyo, nubwo wenda twavuga ngo byabaye, ariko wabonye yuko rwose Iribagiza yabibwiye Rugema, ariko Rugema ntabwo byamushimishije. Yemera agasabwa imbabazi, ibyo ngibyo nta kibazo, ariko kongeraho amagambo yo kuvuga ngo ati ngo niba uje gusaba imbabazi ngo ari kugira ngo uze wiyoberanya ngo tuzahagarika urubanza, ibyo byose rwose byibagirwe. Rugema ngiye nabonaga atari ibyo ngibyo we yashakaga kumva, ahubwo yashakaga kumva ijambo ryo vuga ngo ndakubabariye ngayigendere. Rero Rugema kubwo atabyumvishije, umwana w'umukobwa akanga gusa nkaho wagira ngo amwimye imbabazi, ni ibintu bishobora kuba bigiye kongera guteza umwuka mubi hagati yabo. Ese wowe byitegereje unabirebye hafi, uri kubona koko Rugema araza kwisubira cyangwa? Uyu munsi wa none rero Rugema yatunguye abantu benshi cyane, nanjye ndimo. Rugema twari tuzi yuko atazatinyuka kuvuga ngo agiye gusaba imbabazi, none uyu munsi wa none twabonye agenda kwa Nkubito, aragenda aricara neza, amaze kwicara aratangira avugana na Nkubito, bavugana igihe kitari gitoya, bamaze kuvugana igihe kitari gitoya, barangije ikintu batangiye, wabonye yuko we na Nkubito yatangiye kwisobanura ku byerekeranye na Isimbi. Ibyo byose impamvu yisobanuraga ku byerekeranye na Isimbi byari ukugira ngo wenda batazamubaza ibintu byinshi cyane wenda byerekeranye no kuri Isimbi, ugasanga biramucanze. Kuba rero byamucanga, ugasanga nyine wenda bari kumubaza amagambo menshi cyane, ese kuko baramubwiye ngo bazamuha amafaranga nawe yubahirize igihe rwose. Ariko ibyo byose impamvu twavuga ngo bazamuha amafaranga yubahiriza igihe cyose, impamvu ibyo ngibyo wenda Byiraguru yabivugaga abibwira Nkubito no kugira ngo Nkubito atakomeza ari muri ibyo bitekerezo, yakomeza ari muri ibyo bitekerezo rero akazabona ibyo yaba yarumvikanye n'uyu nguyu Rugema, birapfuye. Rero uyu munsi wa none nubwo wabibonye gutyo, wabonye yuko uyu nguyu Rugema yase abwira Nkubito, aramubwira ati rero Nkubito mbabarira, ndashaka umuntu bita Iribagiza. Iribagiza bamuhamagaje, Iribagiza araza, arangije kuhagera, arangije atangira aganira na Rugema. Rugema atangira ikintu cyo kubwira Iribagiza, amubwira ati Iribagiza,
narakukoshereje, nakubwiye amagambo mabi, nakukoreye ibyaha bigiye bitandukanye, ariko nciye bugufi imbere yawe, ndakwinginze ngo umbabarire. Ayo ni amagambo uyu nguyu Rugema yahise atangira kwisabira imbabazi kuri Iribagiza. Iribagiza yamwumvishe, amaze kumwumva arangije aramubwira ngo ibyo byose n'ubu bivuze ngo kugira ngo tube twahagarika urubanza, ibyo byose n'ubu bivuze ngo urubanza ngo leta ruhagarara, oya, ahubwo ibyo byose ubu bivuze nyine kubera ari ibintu bikuri mu mutima, ariko urubanza tureke ubutabera bukore icyo bushaka, ariko amategeko rwose atangwe rwose. Ibyo byose nubwo wenda byabaye gutyo, nubwo wenda twavuga ngo byabaye, ariko wabonye yuko rwose Iribagiza yabibwiye Rugema, ariko Rugema ntabwo byamushimishije. Yemera agasabwa imbabazi, ibyo ngibyo nta kibazo, ariko kongeraho amagambo yo kuvuga ngo ati ngo niba uje gusaba imbabazi ngo ari kugira ngo uze wiyoberanya ngo tuzahagarika urubanza, ibyo byose rwose byibagirwe. Rugema ngiye nabonaga atari ibyo ngibyo we yashakaga kumva, ahubwo yashakaga kumva ijambo ryo kuvuga ngo ndakubabariye ngaho igendere. Rero Rugema kubwo atabyumvishije, umwana w'umukobwa akanga gusa nkaho wagira ngo amwimye imbabazi, ni ibintu bishobora kuba bigiye kongera guteza umwuka mubi hagati yabo. Ese wowe byitegereje unabirebye hafi, uri kubona koko Rugema araza kwisubira cyangwa